Kigali umujyi uhorana umutima wihuta. Buri gitondo imihanda yuzura abantu basiganwa n'igihe. Abakozi, abanyeshuri, abacuruzi bose bagenda bihuta. Ariko muri uru rugendo rw'agasigane hari impinduka nshya. Moto zari umuyoboro w'ingendo z'abatari bake zigiye kugabanywa. Bisi nshya zaje, imikoreshereze mishya n'ingamba nshya byashyizweho. Ariko ikibazo kiracyari kimwe. Mbese ibi bizatuma ingendo zoroha cyangwa turimo kwinjira mu gihe ingendo zirushaho kugorana? Kigali iri gukura ku muvuduko udasanzwe. Inyubako ziravuka, imiryango iriyongera, ubucuruzi buratumbagira. Ariko kimwe gisa n'icyakomeje kugorana ni uburyo abantu bagenda. Uko umujyi wakomeje kwaguka niko ingendo zarushijeho kugorana. Bisi zidahagije, abagenzi bakamara amasaha mu muhanda. Rimwe na rimwe abantu benshi bagasubira mu rugo batageze iyo bajyaga. Mu bihe bimeze bityo moto zaje nk'igisubizo. Zihuse kandi zigeraho imodoka z'ubwikorezi zitabasha kugera. Ku baturage benshi moto ntizari ubwikorezi gusa, ahubwo zari uburyo bwo kubaho. Nyuma y'ibi byose amafaranga menshi yashyizwe mu bwikorezi bushya. EcoFleet, gahunda nshya ya bisi, ikoranabuhanga rishya n'uburyo bushya bwo gutwara abantu mu mujyi. Bisi zifite GPS n'ingengabihe zihamye n'amabwiriza mashya y'uburyo bwose zigomba gukora. Kugeza ubwo zashyiriweho umwanya wihariye wo kugenderamo hagati mu muhanda, uzwi nka Only Bus. Ni intambwe nshya n'icyizere. Ariko iki cyizere ntigikuraho ikibazo cy'uko abantu batandukanye bafite ingendo zitandukanye. Ahantu henshi mu mijyi yacu bisi ntizihagera. Imihanda mito, imisozi n'imidugudu itameze neza. Ni ubuzima busaba ubundi buryo bwihuse. Aha niho moto rero zabiraga igisubizo kuri benshi. Abaturage benshi bafite icyo bavuga kuri ibi. Bisi nizigera aho dutuye, moto niyo yahankuriraga ku gihe. Aha ntibidusaba gukora ingendo zerekeza aho bisi zihagarara. Kigali ifite abaturage benshi n'ingendo ibihumbi n'ibihumbi buri munsi. Ushyize hamwe bajya ku kazi, abanyeshuri n'abacuruzi, ubona ibintu bituma ikibazo kigira uburemere bukomeye. Mu by'ukuri bisi ni ingenzi, ariko ntabwo zishobora gukemura ingendo zose z'umujyi. Bamwe bavuga ko nubwo zashyiriweho imyanya yazo yihariye hagati mu muhanda, mu by'ukuri ngo bidahagije guhita bikemura iki kibazo cy'ingendo. Niyo mpamvu ikibazo kitari mu kongera bisi gusa, ahubwo ikibazo kirimo kwibaza ngo ese ingendo zose zitandukanye z'abaturage zifite igisubizo kiri mu bwikorezi bumwe gusa? Uyu munsi Kigali iri mu murongo mushya w'ubwikorezi, umwanya w'amateka ushobora guhindura imibereho y'abatuye umurwa. Bisi nshya zinjiye mu mihanda, ni bisi z'ubunini butandukanye, zifite ubushobozi bwo gutwara abantu benshi icyarimwe. Ariko inyuma y'iyi shusho y'iterambere hari indi mvugo ivugwa cyane, impaka ku ihagarikwa cyangwa igabanywa ry'umubare wa moto mu muhanda. Moto zari zisanzwe ari umutima w'ingendo zihuse, ku banyeshuri, ku bakozi no ku babyeyi. Moto niyo yabashaga kugeraho imodoka, bisi cyangwa taxi voiture zitagera vuba, haba ku manywa, nimugoroba ndetse no mu mvura. Moto zabaye umufasha wa buri munsi. Ariko umujyi ukomeje gutera imbere, imihanda ikomeje kubakwa, umubare w'abagenda muri iyo mihanda nawo wiyongera buri munsi. Ibibazo by'amasaha menshi abantu bamara ku byapa by'amabisi nibyo byakomeje kuba ikibazo gikomeye. Ni muri ubwo buryo hatangiye kuzanwa bisi nshya. Mbese bigaragara nk'igice cy'igisubizo gishya, gufasha kongera ubushobozi bw'ingendo mu masaha y'akazi, gutwara abantu benshi icyarimwe no kugabanya imirongo y'abantu ku mihanda myinshi ya Kigali. Abaturage bamwe bavuga ko bisi nshya ari igitekerezo cyiza, ariko ngo ntizikemura ikibazo cy'ubwikorezi bwihuse ku muntu wese. Kuko hari umuntu ukenera kugera ku kazi mu minota 10, aho bisi ishobora kumutwara iminota 40 cyangwa isaha. Bavuga ko kandi hari abatuye kure y'imihanda minini bisi zidacamo. Aho niho moto rero zagobokaga benshi. Mu by'ukuri ikibazo nyacyo kiracyari kimwe. Ese izi mpinduka zirazanira abaturage igisubizo gihagije, cyangwa haracyarimo icyuho hagati y'ibikenewe n'ibiri gushyirwa mu bikorwa? Mu muvuduko w'iterambere n'imibereho y'abawutuye, ingendo ni kimwe mu by'ingenzi bifasha ubuzima bw'abaturage buri munsi. Nta wabihunga. Ku ruhande rumwe, ingamba nshya zishobora gutuma umujyi utera imbere ku murongo wihuse kandi wizewe. Mu magambo make, izi bisi za EcoFleet zizakorera kuri gahunda igezweho cyane nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi. Zikoresha amashanyarazi, zigakora ingendo zihoraho, zigakurikirana umuvuduko n'imiterere yazo hashingiwe kuri GPS, kandi zikongera umuriro mu buryo bwihuse no mu buryo bwateguwe, bitewe n'uko zizajya zikurikirana data y'ingendo z'abagenzi. Ubuyobozi bwa EcoFleet bukomeza buvuga ko bizatuma zigera aho zigenewe ku gihe kiboneye, bikarinda gutinda no guhurirana n'akavuyo. Mu ncamake, ni ubwikorezi bwubakiye ku ikoranabuhanga, ku mutekano no ku murongo w'igihe. Ese iyi gahunda uyibona ute? Ubona ari gahunda izagira uruhare rukomeye mu bwikorezi bw'abantu? Duhe igitekerezo cyawe muri komanteri cy'uko ubona ibintu. Ndabashimiye cyane mwese twabanye. Ibihe byiza, Imana ikomeze ibane namwe.